harimo ko abagore bagomba kugandukira abagabo babo nk'uko tugandukira umwami wacu, ngo kuko ngo umugabo ari umutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Hakabamo nanone hari ku murongo wa 25 bavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero bakaryitangira. Noneho kuri uyu murongo uheruka wa 33 niho havuze ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, cyangwa mu yandi magambo abone uko aganduka. Nongeye kubasuhuza abakunzi banjye aho muri hose ndagira ngo nukuri mbasuhuze, mbashimire, mbatureho umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Aho dukurikirana uri hose natwe turakubaha. Ndabakiriye rero muri studio za Isanamitima, munyemerere aka kanya dusengane, dufate umwanya twiragize umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore. Yego Data wera wa Isirayeli, Mana nkuru, Mana ishobora byose, nyiribihe bitarangira, Data ngucire bugufi, nciye bugufi munsi y'icyubahiro cyawe cyinshi n'igitinyiro cyawe gikwiye isi n'ijuru, waremye ubiremesheje imbaraga zawe n'amaboko yawe akomeye. Ngucire bugufi ngo haye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Data ndakwakiriye pa ngo uyobore ubugingo bwanjye, uyobore ubwenge bwanjye, uyobore akanwa kanjye, kugira ngo ntaba ari jye ahubwo wowe muri jye, aba ari wowe uvugana n'ubwoko bwawe ku isi yose. Data wa twese wo mu ijuru, gitare gikomeye papa, kuko ni wowe ufite icyo wavugana n'abantu bawe, ni wowe uzi ibyo bifuza, ni wowe uzi ibyo bakeneye. Data muri uyu mwanya, Data reka kubaho kwawe kuganze muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ni mama Queen rero nanone muri studio za Isanamitima, mu nyigisho zo gusana imitima, zo gusana imitima. Ndashimira Imana cyane cyane bikomeye ko hari imitima yasanwe binyuze muri jye, binyuze mu kwemerera Imana, binyuze mu guca bugufi nkemera kuba akanwa kayo. Hari imitima yasanwe pe, hari imitima y'abagore yasanwe, hari imitima y'abagabo yasanwe binyuze mu bujyanama, mu bwenge bw'Imana yampaye kugira ngo mfashe ubwoko bwayo. Turi ba mediators w'abantu n'Imana, igihe twemeye kwitanga tukavuga ngo Mana nduwawe, n'ibyo mfite byose ni ibyawe, ndakwemereye nkoresha mbi igikoresho cyawe. Rero nashimiraga Imana ko Imana yampamagaye, yari izi impamvu kandi yari ifite umugambi. Abantu nukuri bangishije inama ari benshi, murabizi ko mbakira, murabizi ko ndi uwanyu, ndiho ku bwanyu, ndiho ku bw'umugambi w'Imana. Rero nanjye ndashima Imana ko mpagaze mu mugambi w'Imana uyu munsi. Bajyaga bampanura bakambwira bati uzaba umukozi w'Imana ku isi yose, nkumva sinzi aho bizanyura. Kera cyane nkiri na gato nababwiye ko natoranyijwe ndi muto, Imana yampisemo ndi muto cyane, ariko nkajya mbwirwa ibikomeye nkumva sinzi aho bizanyura. Ariko ndashimira Imana uyu munsi ko mbihagazemo. Ndabishimira Imana cyane. Imana ishobora kubwira ibintu ariko ntubyumve, bitewe nuko biba birenze ubwenge bwawe. Imirimo y'Imana irahambaye, ariko umugambi w'Imana ntawawurogoye. Warasohoye, wansohoreyeho.
nashimiraga Imana rero ku bwanjye no ku bwanyu mwese abankurikirana, mwese abangisha inama. Abantu benshi barabimbwira iyo ngiye nk'ahantu hari abantu benshi, iyo ngiye nk'ahantu hari ubukwe, iyo ngiye nk'ahantu muri za bridal shower njya kwigishamo, iyo ngiye, abantu benshi baba banzi kandi batanzi nabi, banzi neza. Niyo ngiye ahantu sinigishe, abantu benshi baba bashaka ko nagira icyo mvuga kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'amavuta y'Imana yansize, kubw'icyubahiro cy'Imana inshyizeho. Ndabishimira rero Imana. Yego. Uyu munsi rero mbazaniye topiki y'umuryango ikomeye, ivuga ku kintu gikomeye cyangwa ikintu gishobora kubura nanone urugo ntirubeho, nk'uko nkunda kubibabwira. Hagati y'umugore n'umugabo, ni iki cyabura ku mugabo atagikoreye umugore w'urugo rugasenyuka? Ni iki cyabura ku mugore atagikoreye umugabo w'urugo rugasenyuka? Nibyo tugiye kurebera hamwe, dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga. Ngiye kubasomera icyanditswe kiri mu Befeso. Nkunda kubasomera inshuro nyinshi. Hari ibyanditswe byinshi bivuga ku muryango, ariko iki cyanditswe kiri mu Befeso ndagikunda cyane kuko kiri direct. Abantu baramutse bagiye bumvira iri jambo riri mu Befeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 22, bakubaka urugo rwa rundi bita ubuziraherezo, bakazatandukanywa n'urupfu. Ego, bagiye bumvira ijambo ry'Imana. Ariko icyishe isi ya none ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Befeso. Nkunda kuhabasomera, ariko ijambo ry'Imana ntirimenyerwa, riza mu zindi mbaraga, mu yandi mavuta. Haravuga ngo ibice 5 duhere ku murongo wa 22. Reka wenda mpabasomere nihuse. Reka dusome mu izina rya Yesu. Duhere ku murongo wa 22. Haravuga ngo abagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ku murongo wa 25 haravuga abagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo. Reka dusome nanone ku murongo wa 33. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga, reka dusome ku murongo 33 ngo nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Dukurikije iri jambo dusomye, harimo ko abagore bagomba kugandukira abagabo babo nk'uko tugandukira umwami wacu, ngo kuko ngo umugabo ari umutwe w'umugore we nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Hakabamo nanone hari ku murongo wa 25 bavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira,
noneho kuri uyu murongo uheruka wa 33 niho havuze ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, cyangwa mu yandi magambo abone uko aganduka. Nibyo rero nababwiraga nti icyubahiro ku mugabo, kugandukira umugabo iyo byabuze mu rugo, urwo rugo ntago ruba urugo. Ku mugore iyo wananiwe kubaha umugabo wawe, iyo wananiwe kumwumvira, iyo wananiwe kumugandukira, ngo kandi muri byose ntago rirema. Abagore bakunda kwigisha bakavuga ngo abagabo bagira ego, ngo bakunda icyubahiro. Ntago ari ukugikunda, Imana yarakibahaye. Kandi amabwira ngo icyo Imana yaremye, icyo Imana yavuze n'akanwa kayo ntawe ushobora kugihindura. Ntago bakunda icyubahiro ku bwabo, bakunda icyubahiro by nature, naturally, niko baremwe, niko Imana yabiremye. Imana ifata umugabo imugereranya na Kristo. Riravuga ngo nkuko itorero rigandukira umwami wacu Kristo, cyangwa nkuko itorero ryubaha Imana, ngo ariko abagore bagandukira cyangwa bubaha abagabo babo muri byose hadasigaye na kimwe. Umugabo rero iyo yabuze icyubahiro mu rugo ntabwo bishoboka. Narababwiye ngo arakirwanira, agakunja n'ishati, akaba yatera n'ikofi, akakirwanira, akagisaba. Iyo rero umugabo uzi icyubahiro mu rugo, umugabo yabuze agaciro mu rugo, ntago urwo rugo rushaka kugira amahoro. Noneho ku murongo wa 25 nihuse hakavuga ngo namwe bagabo rero nanone mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero karyitangira. Noneho nsimbutse amagambo menshi muzisomera ku murongo wa 33 ngo nuko namwe bagabo mukunda abagore banyu ngo nkuko mwikunda. Ngo nkuko mugira gute mwikunda. Tekereza gukunda umuntu nkuko wikunda. Yabaye wakundaga umugore wawe nkuko wikunda, ntabwo yananirwa kuganduka. Ni nabyo ijambo ry'Imana rivuze ngo mubakunde kugira ngo nabo babone uko babubaha. Ni ukuvuga rero ngo icyubahiro cy'umugore ku mugabo ni motivation y'urukundo ku mugabo. Noneho urukundo rw'umugabo ku mugore ni motivation yo kuganduka no kumwubaha. Iki cyubahiro abagabo Imana yabahaye ntago yakibahaye ngo mugikoreshe nabi, mugikoreshe mu buryo bwo kudictatinga no gukandamiza abagore. Yakibahaye ngo mugikoreshe mu rukundo ndetse mubakunde cyane. Gukunda umugore rero ntago ari ubugwari. Gukunda umugore we cyane ukamukundwakaza ntago ari ubuswa, ntago ari amarozi, ntago ari ukuba inganzwa, ahubwo nibwo bwenge, nibwo bugabo, nibwo buhanga. Noneho bagore, kugandukira abagabo banyu mukabubaha muri byose ntago ari ubukorone, ntago ari ugukandamizwa, ahubwo n'ubwenge, n'ubuhanga buhambaye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu migani ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe n'amaboko ye, ngo ariko umupfapfa ararusenya. Rero ibi bintu bibiri, abagabo bagiye bakunda abagore babo nkuko bikunda, wakumva icyo wakwigirira, icyo wakwikorera cyose, wabanza ukagikorera umugore wawe, ukamwitangira, ukamukunda, ukabimubwira, ukamukunda, ukabimwereka, ukabishyira mu bikorwa. Urugo rwaba paradizo, ndakubwiza ukuri. Abagore nabo bagafata inshingano yo kuganduka no kubaha. Icyuzi cyose cyazana icyubahiro ku mugabo wawe, icyuzi cyose cyamwubahisha, icyuzi cyose cyamunezeza, ukagikora.
uru rugo rwaba ijuru rito, rwaba paradizo nk'uko dukunda kubivuga. Narababwiye ngo urugo rugirwa paradizo n'abantu babiri, bombi umwe akora inshingano ze, undi akora ize. Ni ukuvuga ngo n'uwagira intege nke mu rukundo, undi akarushaho kuganduka cyane. Umugabo agize intege nke mu rukundo, umugore noneho akaganduka cyane. Bizamura rwa rukundo rwa wa mugabo. Noneho n'umugore yagira intege nke mu kuganduka, umugabo noneho agakunda cyane. Ni ukwera imbuto mu yandi magambo. Cya cyubahiro noneho cyari cyamanutse kirongera kikazamuka. Niyo mpamvu umwe yitwa umufasha wundi. Rero mu by'ukuri iyo mu rugo muri make habuze urukundo rw'umugabo, ibintu birazama. Mu rugo iyo habuze icyubahiro cy'umugabo ku mugore, ibintu birazama. Ariko ibi bintu niryo shingiro ry'urugo, ibindi byose bikuririraho. Umugabo wubashywe bikwiriye, kereka ngira ngo afite umuvumo ntazi uwo ari wo cyangwa karande ntazi izo arizo, ariko umugabo wubashywe mu rugo rwe muri byose uko bikwiriye. Ntago nabigisha uko bubaha, ariko icyubahiro namwe murakizi. Bagore icyubahiro murakizi, kuko mwubaha ba bosi, mwubaha ababyeyi, mwubaha abandi bantu bose basanzwe, ariko icyubahiro cy'umugabo kiratandukanye. Rero nushaka kumenya icyo cyubahiro ukaba utazi kubaha umugabo ibyo ari byo, hari n'ubu n'uwo naba mvuga avuga ati ese buri icyubahiro umugabo akeneye ni nk'iki, uzace mu gikaro mbaze. Mbasigira telefoni yanjye, iteka nsoza nsiga telefoni, niyo ntayanditse kuri titire ndayivuga. Uzambaze umbaze uti ubundi icyubahiro ariko mama kuvuga icyubahiro umugabo ashaka ni iki, ko namwubashye, ko nakoze ibyo nshoboye byose, nkaba ndeba ntacyo bimarira. Uzace mu gikaro mbaze, nzakubwira icyubahiro cy'umugabo icyo ari cyo. Usibye ko no mu nyigisho zanjye nkunda kubyigisha nkabisobanura inshuro nyinshi. Mugabo niba uvuga uti mugore rwose ntako ntagize ngo mukunde ariko yarananiye, ushobora kuba utarabikora uko ijambo ry'Imana rivuga. Waramukunze se nkuko wikunda? Uramwitangira, uramukunda, ukabimwereka, ukabimubwira, ukabishyira mu ngiro, umugore akakunanira? Oya, ntago mbyumva, sinabyemera pe. Hari ahantu bipfira. Rero nawe mbaza, niyo mpamvu mpari, mumbaze muri comment, niyo mpamvu umwanya wa comment bawushyiraho, munyandikire mumbaze. Nushaka umbaze inbox, nushaka umpamagare, nzakubwira nti hari ikintu kimisinga. Ko umugore wakunzwe rwose araganduka, umugore wakunzwe asa neza, umugore wakunzwe n'umugabo we aba yumva nta kindi kintu kindi yifuza kibaho, aba yumva ari satisfied, aba yumva anyuzwe. N'abatindiye rero, izo ni inkingi ebyiri, ni ibintu bibiri biri necessary, biri ngombwa, ni itegeko. Iyo bibuze mu rugo rero, urugo inshuti zanjye rurasenyuka. Arabubu tuvugana byaramaze kugera kure, ariko ntaho bitagarukira, nta mazi yarenze inkombe. N'uyu munsi wakunda, n'uyu munsi wavuga ijambo ryiza, n'uyu munsi wakuba, n'uyu munsi wahindura, kandi bigakunda. Nta kintu kidakunda na kimwe, nta kintu kidahinduka. N'imisozi irahinduka. Reka rero ndekeraho nsoze mbabwira nimero zanjye ni 0788 41 76 07. Igituma nsigaye nyivuga, hari abantu batazi kuyireba kuri titire, ugasanga barayimbaza, ariko reka mujye mukurikirana ikiganiro mu gisoze mumve nimero yanjye mumpamagara. Imana rero bakire neza, Imana ibaha umugisha inshuti zacu. Reka dusoze dusenga dushima Imana ko yabanye natwe. Data mwiza, Data wera, nyiri ibihe bitarangira, ndagushima. Ngushimiye Mwami umwuka wera wamanutse akaganza. Ngushimiye ko wabanye natwe kuva dutangira kugeza dushoje.
icyubahiro n'ikibi cyawe mwami wanjye, kandi ndakwinginze kubw'abankurikirana, kubw'imiryango mwami w'abami, ngusane imitima yasenyutse papa, imbaraga zawe mwami w'abami zambarire ya miryango inkurikirana kugira ngo mwami yongere ibeho data, ndetse n'abatarashaka izi nyigisho zijye zibafasha, zibaha imbaraga zo kubakira urugo ku musingi muzima, ku rufatiro ruzima, kuri foundation ikomeye y'ijambo ryawe data, kugira ngo mwami bubakwe nk'urutare. Urakoze, urakoze, ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, ndabakunda cyane.